Kimwe n'abandi bantu bose ushobora kuba ukunda inkweto cyane ku buryo utarenga iduka utanaze akajisho aho ziri ngo urebe izigezweho nubwo nta mafaranga waba ufite yo kuzigura. Ese ntabwo ujya wibaza ibintu bitangaje waba utazi ko izi nkweto dukunda kwambara? Nta kindi ngusaba, we nize umwanya wawe wundi ntege amatwi nkanjye nkuvire imuzi n'imuzingo ibintu bigiye bitandukanye ku izi nkweto dukunda kwambara. Waba ujya ukunda kwibaza amateka y'izi nkweto dukunda kwambara? Bivugwa ko amateka y'izi nkweto azwi kuva hambere, ariko abahanga bagaragaza ko bigoye kumenya igihe nyirizina iza mbere zakorewe kuko ibikoresho zakorwagamo mbere byasazaga vuba. Inkweto zizwi nka sandali zamenyekanye mu myaka iri hagati y'ibihumbi 7,000 n'ibihumbi 8 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Zakuwe mu buvumo bwa Fort Rock muri leta ya Oregon muri Amerika mu 1938. Urukweto rukuze ku isi rwavumbuwe muri Armenia mu 2008 bikeka ko rwakoreshejwe mu myaka 3500 mbere ya Yesu. Hari ubwo ufite imiguru myinshi mu nzu yawe ku buryo bikugora gukora amahitamo y'izo wambara. Ariko se waba uzi byinshi bingana iki kuri izi nkweto twambara? Ni ikiganiro kirambuye naguteguriye ibintu bigera ku 10 ushobora kutazi ku izi nkweto dukunze kwambara. Nk'uko tubikesha urubuga rwitwa Huffington Post. Uhaye ikaze, iyi ngiyi ni The Real Shema TV. Ikintu cya mbere, wari uzi ko abagabo aribo babanje kwambara inkweto za taro ndende? Akenshi muzi zimenyerewe ku bagore. Mu kinyejana cya 10 abagabo bagendaga ku ifarashi bakiniraga inkweto zifite taro ndende kugira ngo amaguru ataza gucomoka ku rufatiro bagahanuka. Kubera ko gutunga ifarashi byari ikimenyetso cy'ubukire, n'inkweto za taro zatungwaga n'abagabo b'abakire kuko aribo bagendaga ku izo nyamaswa twavuze hejuru. Inkweto z'abagore zifite imishumi yenda kugera ku mavi zikomoka ku bakinnyi b'ikinamico bo mu Bugiriki. Abakinnyi b'ikinamico bo mu Bugiriki iyo bajyaga kwiyerekana imbere y'imbaga bambaraga inkweto zituma ababareba babasha kubatandukanya. Ikigo cyitwa Kennedy Center kivuga ko abakinaga ikinamico zibabaje bambaraga izo nkweto ndende zifite imishumi miremire, naho abakinaga izisekeje bakambara amasogisi gusa. Icya gatatu, sneakers. Iri ngiri ni ijambo rituruka ku nshinga yitwa to sneak, bivuga kugenda bucece. Izi ni inkweto zahawe izina kubera ko umupira wazo wagendaga udasakuza. Ahagana mu myaka y'1800 abantu benshi batangiye kujya bita inkweto sneakers kubera ko zari zifite imipira yorohereye, bigatuma babasha kugenda aho bashaka nta muntu ubumvisha cyangwa se bidateje urusaku. Ikintu cya kane, burya umushahara uhembwa niwo ugena inkweto ujyana ku kazi. Ubushakashatsi bwakozwe n'urubuga rwitwa base.com bwagaragaje ko abagore benshi bahembwa umushahara utubutse bambara inkweto za taro ndende kuko arizo ziyubashye, naho abahembwa uciriritse ntibazikozwa. Icya gatanu, benshi mu bagore bakunda kugura inkweto batazikeneye ahubwo ari ukugira ngo bazibike gusa. Impuguke yitwa Susan Ferris yemeza ko iyo umugore aguze inkweto ubwenge bwe buhita butekereza cyane kuzibika kurusha guhita azambara. Ngo niyo mpamvu uzasanga abagore babika inkweto ahantu heza cyane kandi bakazishyira ku murongo. Ikindi kintu cya gatandatu gitangaje, Audrey Hepburn niwe watumye inkweto zitwa loafers bakunze kwita Godas zamamara cyane ku isi. Umukinnyi wa filime Audrey Hepburn yashatse ko inkweto za Godas zigaragara neza ku bagabo kimwe no ku bagore muri filime yitwa Funny Face yakinnye mu 1957. Bituma benshi bazikunda batangira kuzambara no kuzigura cyane. Inkweto zitwa Dr. Martens. Izi ni inkweto zakorewe imirimo y'ingufu agana mu myaka y'1960. Izi zikaba zarahaye ishusho abakora nk'izo tumenyene zitwa nka Safari cyangwa se Timberland kuri ubu ngubu. Dr. Martens ni inkweto ikomeye y'uruhu yahanzwe n'Abadage babiri bitwa Dr. Martens n'inshuti ye bita Dr. Funk. Yamamajwe cyane hagana mu 1960 mu Bwongereza nk'iberanye n'abagabo bakoraga akazi k'ingufu. Kuri ubu nk'izo twavuga bijya gusa ni nk'izitwa Safari cyangwa se Timberland, zose zizwiho gukomera cyane zigatuma n'abantu benshi bazikunda. Icyamunani gitangaje, wari uzi ko gutandukanya urukweto rw'iburyo n'urw'ibumoso bimaze imyaka itageze kuri 200. Kugeza mu mwaka w'1850 inkweto y'iburyo yasaga n'iy'ibumoso. Akenshi byagoranaga kwa abambaraga izo nkweto kubitandukanya, ugasanga hanini birababangamira cyane. Icyo gihe haza gufatwaho ingamba z'ukuntu bakora inkweto kandi noneho igafitingana n'ikirenge cyayo. Icya cyenda, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
buri mugore atunze nibura imiguru y'inkweto 20. Abashakashatsi bw'urubuga Voucher Codes bwakorewe ku bagore 2352 bafite hejuru y'imyaka 18 bwerekanye ko buri umwe atunze imiguru y'inkweto 20 ariko iyo ahora yambara ari 5 gusa. Icya 10 gitangaje, wari uzi ko urukweto rwa mbere ruhenze ku isi rwacurujwe amadolari 660? Uru ni urukweto rwakinishijwe muri filime Wizard of Oz yasohowe mu 1939. Uru rukweto rwagurishijwe muri cyamunara mu 2000 rutangwaho amadolari y'Amerika 660. Aya ngaya ni amafaranga asaga muri miliyoni 900 zirenga. Ushimiye wafashe umwanya ugakurikirana iki kiganiro cyose kugeza kirangiye. Nkwibutsa ko subscribe niba utarayikora kugira ngo ubashe kubana natwe mu biganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge.